yarebaga aho ari we wese akareba umunota umwe agahita telefone ufite nimero yanjye utayifite ntakirangize utayifite agahamagara papa utabonye uguhamagara papa ndagahamagara ba Joel tuziranye mu ishyano ku isi pasiteri wanjye akampamagara ati ibintu numvishe bambwiye mpiyo link ndebe mwa akareba we akakirangiza yakirangiza ati wiwi ati ubu ubutumwa bwiza ariko abantu hanze ahangaho bakavuga bati dore umupfumu ariko se Ezra urimo uravuga nk'uwisobanura icyo kintu cyarakubabaje cyane kuba abantu bagwita umupfumu uko expectation watekereza ku buryo abantu bari bwakire ntago ariko nabibonye pe ngiye kukwiyemera aho nkubwire ngo ibintu byagenze uko nabishakaga 100% kuko ubu ndimo ndisobanura mu mwanya nagakwiye kuvuga ntibiriya sasebo no kuko genda kubwiza uko n'igihe kigeze kugera uyu si umupfumu twamutumiye tunabizi ukuri tukuzi ko yari filime turayafite nubwo we yaje yumva ko yabaye umupfumu nagahinda uzi ko mperutse kugera mu mujyi abadamu babiri bansanga hano n'indi muri restaurant baranyegera bati umwe ati tubwire siki wapfumurire ubarebere ati ngwino icyo nshaka kukubaza kumbaza ndamwegera none se ko kuragira ngira sikimbira mpa nimero nimanza usobanurire nimero ushaka niziki ati yewe batabona turi kumwe byantwaye imbaraga ndamusobanura nturamenye ibyo bintu simbikora uzi ukuntu yambwiraga ntambwire neza turangirira tugire Yes, reka tubasuze inshuti bavandimwe bakunzi ba bwiza.com na Bwiza TV ndetse n'iyobokamana. Aka kanya twakiriye umugabo hano witwa Ezra Joas. Ezra Joas. Amakuru Joas. Amakuru ni meza. Uko fresh? Meze neza cyane. Mu rw'Umuriro bamaze muti? Cyangwa warahanze warahavuye mu majaruguru baraho ariko ntoye muri Kigali Kacyiru. Waravuye muri Musanze kuki Musanze n'umujyi wa kabiri ukurikira Kigali wavuye muza muri Kigali? Hashize imyaka 3 nabonaga Kigali ari ubuzima biri bukunde ko bwendereye. Yego. Bite mu buhanzi Ezra? Bo turaho maze iminsi ndi mu bintu byo gukina amafilime ya gikristo ariko ari nako nkomeza kuvuga ubutumwa mu bijyanye no kuririmba muri Holy Call Worship Ministry ndetse n'indirimbo ku giti cyanjye zimwe ziri gutunganywa muri studio hariho na video nshyashya iri buze gusohoka vuba. Twagiye niko abantu bagiye kubona babona uraje ubaye umupfumu umuhanzi w'Imana uririmbira Imana agibaye umupfumu. Joel ibyo ntiwabibonye? Narabibonye ahubwo n'abantu baravuga ati Ezra se yaraguye uriya mupfumu ateye aturuka kandi rwose ubona yabikuye wa umupfumu nyine ubona ari nka Sarongo neza kabisa kagisobanurira cyangwa barutanga byaho shakiraho ni gute umuhanzi ava mu ndirimbo z'Imana akajya kuba umupfumu? Okay, murakoze cyane. Bwiza na iyobokamana muri bamwe mu bantu dufatanya kuvuga ubutumwa bwiza ariko icyambabaje muri buriya ira interview iyo nza kumenya ko abantu batazareba interview ahubwo bazita kuri titre sinari kubikora ahubwo abantu muri iyi minsi ni nka bya bindi abazungu bavuga ngo ntuka judging igitabo kuri cover yacyo. Abantu ntago binjiramo imbere mu kiganiro ngo barebe se koko ni umupfumu bafashe ni umuntu usenga satani. Mu by'ukuri ndakijijwe narabatijwe ndetse ndanakomezwa ndi umwana wa pasiteri mu rusengero. Kera twajyaga kuririmba ukabona korali raje bagiye kubwiriza ku muntu wigwizaho imitungo akibagirwa icyacumi ukabona umuntu araje n'ikida ari imbere ziriya za tiyatire zaberaga mu makorali mu rusengero ntabwo bikibaho kandi bwari ubutumwa bwafashaga abantu baje mu materaniro. Noneho twe turavuga tutireka tubyimurire muri filime kuko abantu bakunze filime aho wasanga filime z'inyarwanda nyinshi ariko wasacinga iya gikristo ukayibura. Ni muri urwo rwego rero twageze ndakubwiza ukuri nkwibutsa ijambo rivuga ko satani ntabwo yakwirwanya ntabwo njye nabandi umupfumu ngo njye gukina filime irwanya abapfumu. None satani yakwirwanya ati ntabwo wabura umusambanyi ngo ukine filime yo kurwanya abasambanyi wakwirwanya se? No. Rero ikintu cyabaye
twageze kuri role muri filime twari turimo turakina biba ngombwa ko dukenera umuntu uzakina yizerera mu bigirwamana. Rero nk'umuntu watangiye kubigira umwuga, nk'umuntu wemeje kuba umwakitere, ndakumenyesha ko Yuda mu gihugu avukamo ntago uyu munsi bamutera amabuye ngo wagambaniye Yesu. Uriya wakinnye bamunogondoramo amaso, muhuye se wasanga ntayafite. Bariya ni abakitere. Rero abantu nibite ku cyatumye Ezra b'Umupfumu aho kwita ku mupfumu muri filime ngo babisohore hanze, kuko ibyo ni biri muri filime. Ahubwo reba ese koko ibi bintu bibaho mu by'ukuri. Bakti reka muvuge mu izina, kuko impamvu ndi kubivuga niyo nuko ari ikiganiro cyarebwe n'abantu bagera mu 200,000 yasohoye icyo kiganiro, ariko abakirebye ngo bakirangize ntabwo bageze kuri uwo mubare turi kuvuga. Kuko yarebaga aho ari we wese akareba umunota umwe agahita telefone, ufite nimero yanjye, utayifite ntakirangize, utayifite agahamagara papa, utabonye ugahamagara papa ndagahamagara ba Joel tuziranye mu ishyano ku isi. Pasiteri wanjye akampamagara ati ibintu numvishe bambwiye mpiyo link ndebe mwa, akareba we akakirangiza, yakirangiza ati wiwi, ati ubu ni ubutumwa bwiza. Ariko abantu hanze ahangaho bakavuga bati dore umupfumu, ariko se nkina ndi papa Dina, murabizi ndi umusore. Icyo ngicyo wowe ubwawe niba ko kunzi, niba uzi Ezra bya nyabyo. Muri introduction impamvu mudakwiye no kubreminga ababikoze nuko batangiye bavuga ati umupapa witwa Papa Dina. Noneho uriya mama dukinana atangira navuga ati yabujije umukobwa we aho yashingiwe. Ubu koko Ezra muranze mfite umukobwa washingiwe, tuvugisha ukuri. Yes, ni filime nyine. Wasanga waramubyaye iruhande abantu bakabatabizi. None reba kumubyara ku ruhande akagera ubwo ashingirwa. Ngiye mfite imyaka itageze no kuri 30. Ni kwa kundi Imana kugirira neza, ukarya neza, ugakura neza. Ariko abantu barambajije bati Ezra ni gute uri kwakira ibi bintu? Abantu bose ngo uri umupfumu, byabaye bindi uri umuramyi. Ejo urahagara imbere y'abantu uri kuramya bavuga ati dore umupfumu. Mu by'ukuri kambabwire umukozi w'Imana wa nyawe urubwa nundi mwambaro yambara bukamubera, bakakuvuga bati Joel ibi nibi bakubeshyera, ukemera urwo rubwa ukarugendana kandi ugakomeza. Kuko umuntu wese ucika intege kubw'urubwa arafeiringa, ahagwa hasi pe akarambarara bikanga. Ariko impamvu mbyita urubwa nuko banyita umupfumu ntari umupfumu, sibyo? Twakinnye filime ya gikristo irwanya abasenga ibigirwamana. Murabazi bariho, hari abantu bafite ibintu bambariyeho. Nomba akakanya mu kiganiro hari uri kubireba bafite icyakenyeye. Niba ugikenyeye ndagira nkubwiza ukuri, n'ukuri niba ugikenyeye ukaba uri kureba iki kiganiro nkubwiza ukuri, ibyo bintu ntabwo bikora, ntabwo bikora. Izo mana zanyu ntizivuga, ntizikora, ntizanagutabara. Dufite Imana ivuga. Niyo mpamvu rero hariya ngiye navuze nti niba ninjiye mu mwuga, Joel uyu ureba yansanze kuri biro ku kazi, sina nababeshya ibintu nibingiraho n'ingaruka, dore nguyu azambazwe. Joel araza arambwira ati nese ndakubeshye ntiwaje kundeba, yaraje tugiye gukinisha no ku isi. Niho hambere natangiye gukina filime. Ati yo nkwitegereje mbona ufite impano yo gukina filime. Joel ntabwo nari kumusuzugura kuko ni umuntu tuziranye, ni umuntu w'inshuti yanjye, ni umuntu twabanye mu muziki wa gikristo, mu ndirimbo guturuka mu majaruguru. No Joel mbadamwemereye. Singeze muri filime ntidukinnye ishyano ku isi. Turangije ishyano ku isi, icyakurikiyeho ishyano ku isi n'ubu ngubu biracyakomeje. Mesiri imbere ama episode yandi mugiye kongera muyabone. Noneho mu gihe turi muri ibyo ngibyo rwose abantu mu kibazo ngo ishyano byagenze bitewe n'abagabona mugaragu mbaye umupfumu. Ntimugire ngo kuko nabaye umupfumu, n'indi filime nari nagiyemo mu buryo bwo kuvuga ubutumwa bwiza. Ntabwo muzigera mumbona muri filime zidahesheje Imana icyubahiro. Nkomeze nabibutse ko abanditsi ba filime za gikristo bafite uko bazandika, ntabwo bihuye n'ibyo mwari musanzwe muzi. Rero muhumure ntimutugireho ikibazo. Ezra urimo uravuga nk'uwisobanura, icyo kintu cyarakubabaje cyane kuba abantu bakwita umupfumu. Uko expectation watekereza ku buryo abantu bari bwakire ntabwo ariko nabibonye pe. Ngiye kukwiyemera aho nkubwire
umbwire ngo ibintu byagenze uko nabishakaga 100%, kuko ubu ndimo ndisobanura mu mwanya nagakwiye kuvuga ntibiriya ça c'est bon no, kuko genda kubwiza uko n'igihe kigeze kugera nkumva nahamagara bakiti nyabundi icyo kiganiro gisibe gihagarike byakaze, ariko izindi mbaraga zikambwira oya koza satani soni, kuko bake muri bo barakirangiza, kuko kijya kurangira nibwo twakomoje ku kivuga ngo dufite Imana ivuga igakora igasohoza, kuko ubyibuke neza nk'abakristo murabizi muri Daniyeli niho ngo 5:8 aho ngaho ngo nibwo ngo bazanye ngo abapfumu ngo abakonikoni ngo barotora inzozi z'umwami biranga, none se bose bafite izo mana twagaragazaga si byanze se, ariko ngo Daniyeli ngo umwamikazi no kuvuga ngo uwari warabaye umwami ise yari yarasaze yari umwami arasara, kuko urumva izo mana zisarisha n'abami nibiwerewere, urumva noneho yari yarasaze, ariko umuhungu we ari ku ngoma nawe arota izo nzozi, ngo nyina niwe waje mu cyumba barimo aravuga ati mwami izo nzozi warose ntibigutera ubwoba, kuko mu gihugu cyawe harimo umugabo ngo ndetse no ku ngoma ya Sko Beluteshazari ngo yagaragarwagamo ngo n'umwuka w'Imana n'imbaraga ngo n'ubwenge ngo bujya guhwana n'ubwenge bw'Imana, niko handitse ku murongo wa 8 cyo cya 5 muri Daniyeli. Nukuvuga ngo iyi Mana rero tuvuga tuba tuzi ko ari Imana ikora, so kubifata tukabikina ntabwo nabona umupfumu wa nyawe wemera kuza gukina ari butsindwe muri filime, kuko ntabwo yaza kwirwanya. Niyo mpamvu tugomba kubonekamo bake muri twebwe babavuga butumwa twemera gufata za role tukambara uwo mwambaro, kuko niba mushaka ntabwo tuzaza gukina filime ngo tubatuburire ngo tubereke filime ngo urugo rwiza ngo gutabarwa, ukabona umuntu wagendaga n'amaguru ngo agiye na vewiti byanyuze hese. Manzi ubwira abantu Imana, manzi ubwira abantu Yesu, manzi ubamenyesha uwo nguwo ubitanga. Ariko se Ezra tuvuge urugero wowe ubwawe, kuko iki kintu ndabona cyaragutushije kandi cyagize na impact iri nziza hamwe ariko iba nambi. Wowe nk'umuhanzi wa gospel nihe wigeze ubundi ubona ubwo bupfumu? Ni gute ushobora gukina ubupfumu? Wigeze ujya mu mapumbere kukizwa ko wavukiye kwa pastor ndabizi, umuhungu wa pastor ndabizi, ni gute ubundi wamenye abapfumu? Kubamenya ibi byose tumenya, yes, usibye script kuko nabandika wenda mbatera inkunga mu kwandika. Icyo ngiye nagusobanurira, usomye kuva mu itangiriro ukagera mu byahishuwe Bibiliya, ikintu cyose kiri ku isi yagiye kivugaho. Nta kintu kiri ku isi, ariko wowe waractinze naractinze, ariko ubwo bupfumu muri Bibiliya cyambere burimo aho bwagiye bugaragara hamwe nahakomojeho. Icya kabiri, amateka y'u Rwanda turayazi, mbere y'uko Imana dusenga abantu bamenya bagahishurirwa, reka tubyite guhishurirwa, kuko na Yesu ngo ba Simiyoni bamuhanuye kera ngo amuteruye ngo ari agahinja aravuga ati aturahirwa ati Imana nsezerera kuko dore nguyu. Nukuvuga ngo ntabwo kumenya ubupfumu bisaba ngo mbe narabugiyemo, kuko niba bakubwira ngo Ruganzu Ndori ngo runaka ngo foraga umwambi ngo akarasa hariya ngo ikinga umupfumu we ngaramubwira ngo mwe gutera aha ngo muzagende, ngo ni ibintu dusoma mu mateka. Usuyiza inzu ndangamurage barakubwira ngo bajyaga kubaza aha n'aha, ni ibintu tuzi. Rero kubifata script umwanditsi akandika, burya umwanditsi ntabwo yandika ku bitekerezo bye, ni n'Imana imuvugiramo bitewe n'iki ishaka gukora ku bwoko bwayo. Noneho mbere yuko nkina ndamanza nkasoma, narasomye nsanga ngomba kuzaba nsenga ibigirwamana, mbuza abana banjye gusenga. Ndangije mbaza umwanditsi bizarangira bite? Bizarangira Imana zawe zibuza imbaraga, Imana rurema rukumbi igutere guhinduka, hanyuma ukurikira inzira y'abana bawe. Okay, reka mbikore kuko ubwo bameze gutyo bazumva ubutumwa bahinduke. Wenda ezi tugendeye wenda kuri icyo ngicyo cy'iyirore wakenye igateza urusaku cyangwa igatuma abantu babifata ukundi, hari ubutumwa bw'umwihariko ushobora guha abakristo wenda cyangwa abantu bareba amafilime ya gikristo, dore ko ndumva hari intego nyinshi zo gukora gasi niza gikristo gusa na filime zisanzwe ariko ziba zifite icyo zigisha. Hari ubutumwa wabaha ukabigisha guhindura imyumvire yo kudafata umuntu muri role bamubonyemo, ahubwo bakareba
ubutumwa hari abakinnye mu ishyano ku isi ari abahanuzi b'ibinyoma abantu barabataka ati biki n'ibiki abandi bakina amarora atandukanye ubwo ndavuga yanjye ujya gutera uburezi arabwibanza dore ko yenda no kugaruka kandi iragaruka irimo ibintu byinshi cyane bikomeye cyane ariko gufata ba meki ukabahereza ukajya usanga intego zayo ari ivuga butumwa ku mwanzuro hari ubutumwa waba Joel wenda nabivuge nk'umukinnyi wa filime mbere yuko akina izo filime za gikristo ariko hari n'izindi filime zigaragara kuba ubona filime iri ibintu bibi ntago bivuze ngo wowe bikore ntago bivuze ko n'uri bikina ariko abikora ntabwo ari injiji zo kujya gukora ibyo ngibyo sibyo tuvuge ubonye umuntu ngo yasinze sibyo mu by'ukuri ntabwo yasinze jya ureba filime impamvu kuko umwanditsi n'ukora filime we abagamije ko ubona ko ari ibyanyabyo nicyo abagamije rero abantu bajya bibagirwa ko bari kureba ibintu beretswe kureba ko ari ibyanyabyo bakibagirwa ko ari filime bari kureba sibyo kuko njye ngomba kukwereka ko berekana ko barasha umuntu isasu rigatobora amaraso akava wa muntu akagwa sibyo mu by'ukuri bari kukuremamo emotion zo kugira ngo utangire wange de bande ukunde acteur nicyo ashaka kugira ngo uze kureba message irimo kuri finali ya filime rero abantu basigaye bareba filime akabona rya sasu akareba naho ritoboye yarangiza akagenda arakariye uwabikoze akirengagiza ko wa muntu abonye mu iyo filime azamona no mu yindi kurikira no mu yindi arakina itandukanye n'iyo ngiyo kuko umwanditsi we icyo abagamije ni ukukwereka ibintu ngo ubibone ko ari ukuri ubyinjire mu wirengagize ko ari screen iguteretse imbere utangira uvuga ubwo buzima kuko umwanditsi wandika filime ntitere emotion y'abayireba aba yakisha umwanditsi wandika filime ntatume abantu bari kwireba bavuga ati wow aba yakisha rero abantu nibuke ngo ni filime ndi kureba mbere yuko atera commentaire niba urebye ikiganiro bavuga ngo tuguye gitumo umuntu usenga satani egera inyuma gato yerebe finali ese bararwanye barirukanse abatereje ibindi bigirwamana mu by'ukuri finali turangira tubwira abantu ibyo turimo turakangurira abantu ababisenga mu by'ukuri iyo nza gutinya gukora icyo gikorwa uyu munsi niba hari umuntu wahindutse kubera iriya interview ntabwo yaba yarahindutse kandi Yesu icyo yadutumye yarababwiye ajya kugenda ngo mugende mushaka abantu mubabwiriza ubutumwa bwiza abazemera muzababatiza sibyo ntabwo yatubwiye ngo mugende mwicarane nabo ibyo bababwira gukora aba ari byo mukora twebwe nitwe tugomba kubwira abantu ukuri rero niba ubonye umukristo akinnye filime manzi umenye uti uyu ni umukristo cyo ni icyambere wongere wibuke ko ari filime ari gukina icyo ni icya kabiri wongere wibuke ko harimo ubutumwa ugiye gukuramo ubundi wowe ubreminge umwanditsi umubwira uti message ntabwo yatambutse neza aho kugira ngo ufate umukinnyi ngo ibyo bintu ukoze mana we gusa ko ari wasinze gusa ko twakubonye wicaranye n'inzoga mu izina rya Yesu ibyo bintu ni ibiki none se abasinzi bazakizwa bati ko ari twe tugomba kubibabwira kandi ni wazana umusinzi ngo aze kubwiriza abasinzi bagenzi ntibishoboka yakwisenya se wabwira ngo bitere wakwitera niyo mpamvu tugomba kugutera nyine kuko turi kubona ko ari ngombwa so rero niba ikindi kintu kigomba kubamara impungenge muhumure filime za gikristo na filime zisanzwe biratandukanye bitandukaniye hehe umwanditsi wa filime zisanzwe azashyiramo gusoma umukobwa yewe muhena central sibyo ariko umwanditsi wa filime ya gikristo azerekana urukundo en general ntabwo azerekana izo za central kuko twebwe twigisha abantu ubutumwa tutagamije kubakururira mwirari y'ibyo bareba ariko abenshi mu bandika filime zisanzwe bo biyandikira ibyo kugira abantu abari byo bajya gushaka niyo mpamvu uri kubona ku ma YouTube muri iyi minsi ama YouTube channel menshi nari kuvuga ibintu by'ubusambanyi ama views menshi abantu bari kubona ni umukobwa uri guhagarara none numiwe agahagarara imbere ya kamera akabanza akareba inyuma urumva akerekana baka yiwe yaza kwerekana inyuma hiwe yagize akicara akavuga ubusa ukumva no mu bitekerereze ntaho bihuriye n'ikiganiro barimo kubera ko nyine abantu bakunze ibyo bashaka kureba rero wowe ugomba kumenya ngo niba ndi gukina filime ya gikristo reka nte kugenda uko abantu bashaka ngenda uko Imana ishaka ubwira abantu ibintu uzi ko filime za gikristo tugira views nkeya
tugira views nkeya mu ntayigeraho yasaga ari bya gikristo tapu nibyo mu rusengero ariko byibura wa wundi umwe wemeye kuza wa wundi umwe wemeye kubireba byibura tukavuga tuti Imana dore umunyago tubonye ariko nukora ikiganiro gipfuye tuvuga ubundi umukobwa ndaha haguruka nkareba inyuma nambaye ubusa nsa nk'uwibagiwe kwambara kandi nzi ko nje kuri kamera umukonda uti nakweretse icyo kiganiro kizarebwa amarayike noneho hasi bashyire ngo hahiye ngibyo bintu bashaka ariko nge ninza mvuga nti satani mwabantu mwe satani yahagurutse nkahagarara mu isura yayo abantu batepo ibyo bintu utangiye gukina genda ibyo bintu no reka tubibabwire nge nta nubwo nteze gahunda yo kureka gukina filime mumenye ngo ishyano ku isi twagarutse noneho mugaragu mwari muza agiye kuza ari mugaragu ntabwo gukina filime ari icyaha kandi n'umuntu niba muzi biterane bikomeye byabaye mu cyaro aho muvuka mukibuka ukuntu bazanaga amaprojecteri bagaprojecta filime ya Yesu Kristo abantu baraza kwireba bakarira bakihana uriya ntabwo ari Yesu mwarebaga yari umuntu nkanjye wabikinnye ariko umwanditsi yandika umusumari babara nuko bazamutera bira ni technology ntabwo wabimenya ukabona umusumari wa 15 urindiye ukababara icumu ryo muri ukabona barari mu byukuri irani filime ariko umwanditsi yashaka ngo ubone ko ari ibyanya kuko icyo gihe nta kamera zari ziriho kugira ngo Yesu nta kamera zari zihari ibyo bintu ko tubivuze nta zari zihari abantu ntabwo babyibuka kuko ababonye ari ibyanya ariko ngo hari n'abamwerekwa bere kuri iriya foto arabona iriya foto ariko umuntu arota ibyo yirirwa abona umuntu arota kuko kwerekwa ni kimwe no kurota ni ikindi kwerekwa ubona ibyo utarabona ukajya kubibwira abo wabonye ariko kurota nibyo niriwemo ukavuga tuzi ko jowe nakurose wandi wose ute ati twari turahana aho hantu nkubwira naho twari dusanzwe twarigeze kugera cyangwa ngiye ntekereza so rero mwabantu mwe muhumure ntabwo gukina filime twaguye kujya muri filime za gikristo ntabwo twatambikiriye ndetse ntibigutungura umbonye no muri filime itari ya gikristo icyangombwa n'ubutumwa uri gutanga ejo nshobora gukina mu by'uburinganire n'iterambere ry'umuryango ukabona nkubise umugore ntuzaze ngo uvuge uti dore cya kigabo gikubita umugore manzu urebe se yamukubitiye iki ese nyuma yo kumukubita byagenze bite nitumanze tumenye ngo gospel ntabwo ari ukuririmba si ukuvuga ubutumwa gusa si ukugenda ndibuka n'igihe bigeze kurwanya ibintu bya drama kubyina drama mu rusengero impamvu abantu babyinaga drama nta yindi nuko indirimbo nimayishyiramo byibura abantu barayumva barangarira imibyinire byibura message itambuka rero tugomba gukoresha uburyo bwose bushoboka ariko tugahangana nuko isi iri kugenda isi iri kugenda itera imbere iri kugenda technology irahambaye ibintu byarazamutse ibintu byahinduye isura rero natwe tugomba kugendana nayo ntabwo najya kubona kuri YouTube amafilime atari ya gikristo arenga 50 ari gukinirwa mu Rwanda ngo byibura filime 3 ziri gukinwa nabwo bene wacu tukirwanya bamwe muri tugasanga turi kwirwanya ariko mu byukuri mureke dushyigikirane dore ishyano twagarutse ntuzatubone nk'ishyano niduhura ahubwo uzumve iryashyano ku isi twavuga ngo dore y'amashyano yo mu ishyano kugira ngo Ezra asobanura ibintu byinshi cyane kandi byiza atanze inama atanze inyunganizi cyane cyane asabaye nk'avugira abantu benshi bakina mu mafilime nk'abarokore abavugabutumwa bagaragara bazikina bakitwa abapagani kandi nyamara icyo bashaka gukora ari ivugabutumwa n'ubundi kuko ivugabutumwa si uguhagarara ku gatuti si ukuririmba ahubwo ushobora kubicisha mu buryo bwinshi Joel niko bimeze kabisa kandi ubu butumwa bugere ku bantu bose be kuzajya babreminga abantu tukiraho message natanga nubona umuntu ahagaze imbere ya kamera akagira icyo avuga uyumva ko aje kuvuga kuko hari icyo ashaka ko wumva nubona umuntu yasohoye filime jya umenya ngo yashoye imbaraga ze biravuna biva mu kwandika bikajya mu gukina script location byose biravuna amafaranga byose na amafaranga ugira icyo wumva ariko mu byukuri hari abantu ngira ngo twibukiranye iki kintu Yesu Kristo iyo tuvuga ngo kuri Noheli yaratuvukije ubundi message ya Yesu Kristo Yesu ajya kubambwa ajya ku musaraba
abafarisayo ikintu bamushinjije ngo yashakaga kwigereranya n'Imana. Babigereranyaga n'ukuntu Yesu yahuraga n'umuntu akamubwira ati genda urakize, urababariwe. Umuntu akaza agasaba imbabazi ati urababariwe. Abafarisayo batese ko umuntu yabanzaga kwikorera inuma y'intungura akagira ate akaza kugira ngo ababarirwe. Uyu muntu yigize ababarira abantu ku yigize iki ni igiki. Yesu bamushinjije gushaka kwigereranya n'Imana kuko ari babuze ikindi cyaha bamubonaho. Mu by'ukuri mwibuke na ba Daniyeli bajya kubashinja ibyaha, babuze ibyaha babashinja, baravuga ati reka tubategere ku Mana, dushireho gahunda yo gusenga ibigirwamana, bo turabizi barabyanga, none tubona ibyo tubarega ku mwami. Mu by'ukuri ntabwo uyu munsi natwe dukwiriye kuba turi abakinnyi ba filime ngo dutangire kugendera mu mitekerereze y'uko abisi bashaka ko tugenda, aho badutegeye reka tuhagume, twebwe Imana izaturengera. Reka dukomeze dukine filime. Rero abisi nibakomeza kuvuga ngo kwemera kudakina filime ya gikristo ni nko kwemera gupfukamira ibyo bishushanyo, ariko kwemera ukaguma kwizima ukabura views. Uzi ko turebwa n'abantu birababaza, ugashira filime yakuvunye mwana Joel, yakuvunye ukabona abantu 10 batatu subscribe zose nakubwira, ariko yagera ku bishego kamvuga iryo jambo like. Ariko mu by'ukuri nujugera hirya ujye wibuka ko nujugera hirya ujye wibuka ko uri umukristo kandi wibuke ko hari ugomba gushyigikira murakoze. Yes, ngira ngo ikiganiro ni cyiza cyane kandi na entertainment ya gospel niko tubyita. Ezra atanze inama nyinshi zikomeye mekingira ngo abantu barumvishe. Joel utumvishe aba afite ikibazo cy'amatwi, ariko nawe umeze nko wamenya gukina filime wana. Reka tuzamuzaretse nkagushyira mu ishyano kwisi ngaho ubona wampankiye rero wowe gukina ahubwo se niyo utakina waba umupolisi. Icyo ni kimwe kuko umeze ukuntu uri strict ukuntu yaba n'umugome muri filime waba pirato mbese bagushakira mu bintu nk'ibyo ariko mwe kumva tuvuze uyu mugabo gutya ngo mugire ngo ni umugome n'umwana tunyuzamo tugatema. Ariko ubundi twe kubera ko ari cyo twiyemeje ntabwo tutakina. Icy'ingenzi nuko ari imikino atari riyo. Abantu bagiye bivuga ko turi gukina reka reka turimo turishima, turimo gukina n'ubundi byo turi kuvuga somo. Uyu si umupfumu twamutumiye tunabizi ukuri tukuzi ko yari filime turayafite, nubwo we yaje yumva ko yabaye umupfumu. Nagahinda uzi ko mperutse kugera mu mujyi abadamu babiri bansanga ahantu nayo ndi muri restaurant baranyegera bati umwe ati tubwire babwire siki wapfumurira ubarebere ati ngwino icyo nshaka kukubaza kumbaza ndamwegera none se ko kuragira ngira siki mbwira mpa nimero ni madusobanurire nimero ushaka niziki ati yewe batabona turi kumwe byantwaye imbaraga ndamusobanura nturamenye ibyo bintu simbikora. Uzi ukuntu yambwiraga ntambwire neza turangirira tugire reka dusoze ikiganiro cyacu tugisoza duseka. Urakoze cyane uradutse. Ezra turizera ko tuzongera kubona wenda tuvuga ku by'ubuhanzi bundi bw'indirimbo, umunsi twivugiye ku bya filime kandi ariko tutarasoza wenda umuziki filime zakwibashije umuziki bimeze gute kwawo gatoya wenda abakunzi bawe bazi indirimbo uririmba za harya ndirimbo zawe zitandukanye. Ariko yabonye na award, yabonye award muri Groove Award, afite ibigwi bikomeye nyinshi. Icyo ngiye navuga kwinjira muri filime ni ibintu nari naratangaje. Ndatekereza ko nawe waje kundeba bitewe n'ibintu wabonye nari natangaje ku binyamakuru bitandukanye. Rero ntabwo nigeze mpagarika umuziki, urabizimba muri Holy Call Worship Ministry, itsinda ryo kuranga kuri Anglican. Yego, ariko uyu mwaka buri mwaka ugira makwitege njyewe uyu mwaka 2020 ku kwezi kwa mbere ho na 21 ntuzane ibihugarura ubwo twayita 2020 kuko 2020 sanga itabayeho. Reka dukomeze 2021 2020 ninjiye muri filime kandi ndabikomeje. Rero wa muziki wa gospel abantu inshuti zanjye bahunzeho ntabwo nigeze muhagarika, cy'umwihariko
hari indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana zo mu gitabo cyo gushima no guhimbaza zo gushimisha Imana n'iz'agakiza. Abahanzi benshi hari indirimbo birengagiza kandi banazizi barazikwepa. Izo bakwepa rero nizo ngiye kubazanira. Ajya kuririmba yasanga ni classique akayihorera. Nk'ubu mbabwije ukuri audio yayo yasohotse, indirimbo yitwa Ijuru ryawe Mana, indirimbo ivuga ati ijuru rya Imana turaguhimbaza. Ariko uratoha kapera gatoya tutakomeza kuba kuri umuririmbyi. Yego. Iyo ndirimbo rero ntabwo iri busohoke audio gusa, video shooting yararangiye. Ubu irimo editing. Rero niyo mu gitabo? Yo mu gitabo. Ni yakangahe buriya? 109. Yes. Ubu no kuvuga ngo ngiye gutangira kubaha classique. Classique apana classique yo muri catholique. Classique abangirikane barabizi ko indirimbo zigenda. Ngiye guhera ku ijuru ryawe Mana, ndakurikizaho indirimbo ivuga ngo mu isi yacu no mu ijuru nta zina nk'irya Yesu. Zira ndirimba baririmba indirimbo zo mu gitabo bakwepa. Ngiye kuziba. Duha kapera k'iyo ngiye gusohoka. Ijuru ryawe Mana riraguhimbaza, ushimwa n'ikirere n'ibirimo byose, bishima ubudasiba ku manywa na nijoro. Ngiyo ngira ngo ni ibintu byiza cyane nyine. Ngira ngo umuntu azayisanga kuri YouTube channel, social media zawe. Ezra Joas Entertainment. Ubwiza najyaho wenda zandutumira tunayitangariza. Ezra Joas Entertainment niyo YouTube yawe, akaba Instagram byose ni Ezra Joas. Yes, reka tugushimire cyane kuba uteye intambwe maze ukagera kuri Baoba Hotel, aho tuba turi gukorera ibiganiro bitandukanye. Ni hoteli nziza y'icyitegererezo, ifite amasare meza, ifite amashambure meza, ifite ibintu byiza cyane. Muri green yewana harasobanutse kabisa, guhumeka umwuka mbese kuhagana ni byiza cyane. Twashimiraga Ezra ko yateye intambwe amaze akagera muri studio za Iyobokamana TV hamwe na Bwiza TV bonde akaduha iki kiganiro. Imana igukomeze cyane kandi abantu nyine batangira bakumbura ishyano kwisirigiye kugaruka mu buryo buvuguruye nka hoteli Baoba. Sawa. Murakoze. Sawa Ezra. Sawa murakoze.